ubwo ngubwo rero uko byagenze gutyo nanjye nabubonye gutya nsanga gutya umwana wanjye musize mu rugo gutya impande y'uburiri fata turi kuyinywa nsinziriye gutya umwana wanjye ari impande yanjye gutya aragenda gutya abagande baramutwaye simbizi. Reka nongere mbashimire, reka nongere mbaye kaze kandi mwese mbashimire mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi. Nshimire wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora, ndagira ngo bashe kuyikora kugira ngo dutangirane uriya mwaka neza wa 2021 tumeze neza kandi duhagaze neza, tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko muri kubona kuri kamera za Yawe TV ndi kumwe n'umupapa aritereye umwana. No umupapa tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari igihe kenshi na kenshi twibaza ngo ni gute umuntu w'umupapa ashobora guheka umwana, umumama hari cyangwa se ni ikihe kibazo uko byagenze. Tugiye kuganira n'ubuhamya burebure, birababaje wenda ndi kubivuga gutyo ariko mu mutima birababaje kandi uyu muntu rwose akeneye ubufasha nk'ibisanzwe. Ni Emi, Imana ibaho umugisha. Reka nangire mu ikaze. Aramutse namwe ku TV dore nanjye ku buryo mureba ko umwana wanjye uyu muntu afite amezi 2 none ngiye umwana wanjye akaba afite hafi amezi 6 none ngiye ndabasuje abo ku TV1 none ndababwira ntago ari TV1, iyi ni Yawe TV. Ndagira ngo utangire wibwira abantu badukurikiye witwa nde? Yeba Intabire by'Imana Innocent. Urugo ni akaba n'umunyamabuye nkodesha inzu none akaba agiye kuyinsoramo none akaba ndi kubasaba ubufasha kugira ngo mureke umwangenza namwe bukuri TV none ndakugira ngo mureke umwangenza namwe inshuti z'Imana mureke mubigenza. Uri murasaba ubufasha ariko ndagira ngo tuganire neza. Mu rugo ni hehe, uvuka he, kavukire yawe? Kavukire nyende umunyagisenyi. Mu rugo ni ku Gisenyi. Ku Gisenyi hari ku mazi. Mu wuhe murenge, umudugudu? Umudugudu harabutamu ku mutoki, umudugudu wa Nusa. Murakuba nabo ndacyari umwana ntabwo nyimbuka neza. Waje Kigali ryari? Naje ndi umusore ndi umwana mutoya cyane ariko ndemera mu mugabo nshakemo umugore ajya buke adusanya fata nsinzira sinansi ibintu byagenze cyangwa umwana wanjye arangwa yamunetse bande ndategeza umugore ndamubura. Wari uri gusangira n'umugore uri kunywa fanta urasinzira urakanguka usanga umugore yagiye. Uyu mwana mumaranye igihe kingana gute? Tubanye amezi 6. Mumaranye n'umwana wa amezi 6. Ubu ngubu uyu mwana afite amezi 6. Ni afite. Uyu mwana se bamwitanye? Bamwita Mugisha. Irindi? Ishimwe Mugisha. Mwisi Ishimwe. None umugore wawe mwahuye gute kugira ngo mubane? Mwarabanaga cyangwa n'umugore nyine mwahuye gutyo bisanzwe nkuko undi mugabo ari wese yakwisayidira? Iyo twahura na Nyabugogo twahura gutya turagenda tubana mu rugo, ntabwo nzi ni wabo sinzi nasazi ni wacu. Ubwo ngubwo rero uko byagenze gutyo nanjye nabubonye gutya nsanga gutya umwana wanjye musize mu rugo gutya impande y'uburiri fata turi kuyinywa nsinziriye gutya umwana wanjye ari impande yanjye gutya aragenda gutya abagande baramutwaye simbizi. Ni ukuvuga ngo wari uri gusangira n'umugore wawe muri gusangira n'abo bagande? Abagande rero bose babigenda bose ndababura. Byabaye mu wuhe mwaka? 2012. 2012 se umwana akaba afite amezi 6? Yenda kubwiza ukuri sibyo ntabwo ngiye nyibyibuka cyane ko byaransetereje mu bwonko cyane kuba muhetse gutya nanjye ngo nsabiza ku Mana ntabwo biba binshimishije muhetse. Nawe ntabwo wibuka igihe umugore yaguteye? Twakinirwa ku Mana gutya nihetse umwana wanjye gutya abaturage aribo bamfasha ubwo ari nkaho twabura uyu munsi nabwo. None se wenda buri muntu ufite nyogokuru se? Ababyeyi banjye bose nabariho barabishe kandi nako babo umugore wanjye simazi sinzi uko nabigenza rero. None se ubundi i Kigali umudugudu utuyemo cyangwa akagari utuyemo nta bayobozi bahaba?
bahara ko banyita ko ndi umusazi kandi natari umusazi kuko ngometse umwana wanjye ngo nanze kumuha ngo watoranye ngo bazajye ngo bamufashe ngo mutite mu rugo kugira ngo ngende umwana wanjye rero ni uko bamuhetse kugira ngo mbone n'abantu bamugura amata bakabigira icyo bamufasha abo abayo kuba abaturage bamugenda bamijanisha no kugira ngo mbone amata y'umwana. None wowe ubundi bwawe iyo uri nkuko iyo bavuze ngo uri umusazi cyangwa se bakakwita umusazi, wowe ubwawe nabonye ufite n'imbago, ikindi ufite ikihe kindi kibazo? Ikibazo cy'ubumuga bwo mu maguru ni uguke ngendera mu mbago mukamuheka hongeza buke wabugira umujyane tukamutana icyo gihumbi cyangwa se umwana yakararariye ngo nta kindi ngiye mfite cyo kuzajya muha. Nta n'akandi kazi ugira uko? Nta kazi ngiye ni kuke nibereyeho. Urasaba? None hari umuntu ushobora guhita yibaza ati urasaba uri kumwe n'umwana mu mugongo wenda nk'igihe cyo kuvuga ngo umwana ugiye kumukorera isuku wenda yikozeho pipi ubigenza gute wenda yinyayeho? Hari amafitemo twenda mugenda muhindurira nakamubanjika nakamugira ute nakajya mu batonyo cyangwa nk'amazi mu baturage nakamukarabya. Wowe mukarabye cyangwa nabo batura? Ngiye ndi mu ikarabiriza. Ko bigoye mwuka byaramwe. None ubumuga wenda warabuvukanye cyangwa ni ikindi kibazo wagize? Nta gisida. Wakoze agisida? Mbere wakoraga iki? Ngiye bwa mbere ndi mufunda ariko bibonye ngo nta kintu nabasha gukora. Utuye mu kahe kaga? Ubu ngubu aho utuye namagana henyirizi n'ubu muri Kigali? Hano Nyamabuye. Nyamabuye ni muri Gasabo? Muri Gasabo. Urakodesha se? Ndakodesha ko ndore n'inzu bagiye kuyinsohoramo. Urimo amezi angahe? Muri amezi 6. Nyiri inzu se byibura we nkuko mubana wenda yaragufashije ayo mezi 6 yabamo, ubu ngubu wenda nimba agiye kugusora kubwira ko agiye kugusohora wowe nawe ukamusubiza icyo uramubwira ati nzagenda cyangwa uri kwitabaza ubuyobozi kugira ngo bugufashe? Ndi kwitabaza ubuyobozi ngo bumfashe ariko nta cyo bari kumarira. Ese wagiye mu mudugudu? Umudugudu nawo uciyemo hano Nyamabuye muri Gasabo hariya. Umukuru w'umudugudu yakubwiye ngo iki? Ngiye nta kintu ansubije yambwiye ngo ndumusaza ngo nigende ngo bazaba babyigaho. Ndategereza nabuze icyo nakora. None se mbere gato wambwiye ngo umugore wawe mwari muri gusangira urakanguka usanga agiye, waketse ko wenda bakuroze, waketse iki? Mujyana naketse bari kwa Fenega bari bankiriyemo. Fenega bayishyira muri fanta uranywa uhita usinzira? Ese nsinzira gutya nkangutse nzamwana wanjye turi kumwe gutya. Tegereza umunsi wa mbere wa kabiri umugore uramubura? Namutegereje umunsi wa mbere wa kabiri ndamubura, wa gatatu nabo ndamubura. Kugeza n'ubu ntago nzi yaherereye. Nta n'umuntu urakubwira ati namubonye aha ngaha? Nawe. Nese ni iki cyakubwiye ko umugore yagiye Uganda? Kwa cyaba abantu bavaga Uganda. Batari gusinzira. Rero ngiye sinzi ko njye nazabyifatamo ubu ngubu. Usibye urana no gupanga wenda tuvuga ubonye ubufasha wenda nk'abantu baragufashije cyangwa wenda nka leta iravuze ngo tujye kugusubiza ku Gisenyi ujye mu rugo kuri Kavukire, wajyayo? Ntayo se nagenda nsanga abandi. Ko njye ubona bagira ikintu bamfasha cyane akaruga nakikoraho cyakava mu muhanda. Umwana wanjye nakajya mukora kuri razuba mwirizaho. Wenda nkako abana bagira icyo bamfasha nacuza nka butike nakajya nkicaramo n'umwana wanjye gutya. N'umwana wanjye ntimwicisha izuba abantu bakagira icyo bamfasha kucyo bonyine nubwo yaba leta imfashije ntatumva ku muhanda. Ubu njye nabino gutya bandi gukora ntabwo babinshimishije. Nese ufite nimero ufite wenda nka telefone nk'umuntu wenda ashobora kukubonera avuga ategeye kuguha ubufasha? Ngiye ntabwo hamagara gutya ariko umutipe turanye barayifite. Uramwizeye neza ku buryo wenda niyo umuntu yavuga ngo agiye kugufasha amafaranga bayamuha wakwizera ko yayaguha? Yayama kubera iki nose ko atayabikora atari kumwe. Hari ngiye bufasha baba banditseho. Telefone ari nako n'umuturanyi wanjye yatambwira. Uramwizeye? None se utekereza gute
uba wumva uzaguma muri Kigali ugakora kano kazi ko gusaba, uba wumva uzajya mu cyaro, cyangwa hari icyo usaba abayobozi cyangwa abayobozi? Ubundi ugira amavandimwe wowe? ntabishyikiranye ntabwo nzi aho baba, ariko urabafite? reka reka ntabwo umuntu wese navuga ngo ndabafite natazi n'aho baba. Se Kigali umazemo igihe kingana iki? ibi nisaziyemo cyane. Iyo murishima utwo tuntu warwaye n'uduki twita shishikara. twita shishika? N'umwana araturwara? dore n'umwana ngo utaraturwaye ku maboko nawe turenga ibi. Ubundi ufite mituweli? ntayo mfite. N'umwana nayo? None se umwana arwaye ubigenza gute? ni kujya muza muri pirizo, naba mfite nk'icyo gihe umuntu akagitanga akamugurira imiti. Umwana uramutwara muri pirive ukajya kumwishyurira? None se abayobozi b'umudugudu ko aribyo namye nkubaza, wenda hari umuntu ushobora kuvuga ngo nabibanzeho, waragiye ubereka ko ufite umwana banga kugufasha? gusa hari igihe batamubona ko nibwo amuhetse, bo nabo baricyo bakibiza ariko ntacyo bibwiriza. ese nakora iki? Si umwana buri munsi ubona amafaranga yo kumuha? rimwe na rimwe gutya uko twahora gutya ukama nk'icyo gihumbi akamugura amata akararirayo, n'abamenye sense akamugura n'utwo turarira akamutekera hano akaba mutoga twakijya Rwanda na soromye ashyiramo umunyu akabira ngo nta mavuta arimo, ubuzima bwacu bugakomeza. nanjye ubu ngubu nyine umunsi nk'aho twaburaye uyu munsi nta kintu nabonye kubera imvura y'ejo. none ubu ngubu rero ndi kugira ngo mbone uko njya gushakisha icyo umwana wanjye ajya. Wenda tugana ku musozo, ni igiki wasaba abayobozi bawe abo mu mudugudu utuyemo? Ndabizi barankurikirana, ni igiki ubasaba ubaka kanya? hano bafasha kugira ngo umwana wanjye bamugure na mituweli, bajya n'icyo bamugira icyo bamfasha gutya mbashe kugira mve mu muhanda. nanjye nta kintu ngende kubasabaho. Ariko nta nubwo uzi kwa nyirakuru neza umugore wawe? naho nzi rwose ngo ngende twahuye hano mu Kigali nk'indaye nk'uko indaya ziba zimeze. Kiye tuyagenda tujyana mu rugo gutya, hama ngo ashaka kumbera umugore nanjye ngo mbere umugabo. birangije gutya rero aramunana arigendera. Mwabanye igihe kingana gute? twabanye imyaka 3. Nta wundi mwana mwigeze mubyara? nawe n'uyu nguyu utamugisha gusa. numva ari hatari. Uteganya none wowe gukora iki ubu ngubu ku mwana? icyo namuteganyirizaho nuko bagiye icyo bamfasha ku muhanda akajya ko wanda nagiye ikintu nazamuzikamira wenda nkigena nshaje akanaho akagisigaramo. Uramutse ubonye nk'umugira neza akakubwira ati uyu mwana mume mwirerere mutunge ujye uza kumureba, wabyemera? ntabwo nabyemera kubyo naho nanjye narumuhanye nabwo ari uruhinja n'abana bamutanga. iki ngenza amugumana paka. Ntabwo wakwemera ko bagufasha? nta mwana wanjye namutanga, ikintu namuhanye cyane. aho ngiye gutya hageze ngaho umwana wanjye hamaje kujya nawe namutanga ashobora kunywa amata, icyo azajya nzajya. Ntabwo biba byoroshye. None wenda nakubaje ngo telefone ubu se rwose uwo muntu nimero yiwe urayizi byibura kugira ngo tuze kwishyiraho n'umuntu ukeneye kugufasha ajye yabasha kugufasha? Urabyizeye ko uwo muntu yabikora ko? Yabikora. Nimero yose urayizi? Ntabwo hamagara ku nomero ukahita uzibona. Amara kuzibona ukahita uzandika muri telefone yawe bakajya bayoherezaho. Urakoze kandi ukomeze kwihangana, umwana azaba umugabo azakura, sibyo? Kana murakoze. Ariko wenda ni igiki wageni ubutumwa waha abagabo wenda bashobora kuba babasha kwihakana abana babo, wenda nimba uhuye nk'icyo kibazo uwo mugore aragutaye n'undi nakaba yumva ko umwana agomba guhita amujugunya, bagira inama? Cyo nabagiraho inama bagenzi banjye, sibyo? icyo bakubwa nabo bakihangana uko nanjye nihanganye akari umwana wanjye. Ntabwo wava ngo ugiye gufata umwana ngo umujugunye, ntabwo uzi ikintu cyazaba cyo. Ejo ndasanga ari wenda perezida yo gasanga ari minisitiri. Ngiye icyo nababwiraho hamwe basore bakira batoya
namwe mwihangane muzajye mushaka abagore muzabimubyara n'abana babashe gukorera muri wanjye bimwe bitenewe nzirira gusa nawe mu mugore ndabishaka nzabyara nzagumana n'uyu azaba umugabo yo ndabizi ahageze ngaho ntabwo nduhishe andi Imana ikomeze kugufasha ubu ntabwo nk'inzoga nta nzoga njyanywa ariko nabonye ufite n'agapompo ngo urwara sima asima ndafite ngakana ndagafite ngaha ndakagendana ukuvuga ngo ufite ubwo bumuga ugira naki urwara na sima aho ngeze kankubita hasi bumwe simaje kugira ute no kuvuga sima wayandeye ryane amaze amezi 6 amezi 6 nibwo ndagafite niko kabasha kujya kanyongera umwuka gukeye umwuka gubuze aho ngezeho hose ndi kubona n'umwana wanjye umwuka ukabura no kwicara hamwe nakabanza kwipomba nakabanza kwicara mu gicucu ngatuza wihanga no kwihangana wese nakora iki ubuzima buba bugoye ubuzima nuko bumeri niyo se dutuyemo reka rero mbashimire mwebwe mwari mukomeje kudukurikirana kuri Yawe TV wo kabyarawe nimba ufite icyo ushobora gufasha uno muntu wamufasha nimba ushoboye kuba wamusengera kandi wanamusengera ntago nagenda nageneye abakobwa cyangwa bashiki bacu ubutumwa bumeze gutya nimba ubyaye umwana mwiteho ntago uzamenya icyo azaba cyo ejo ashobora kuba perezida akaba minisitiri w'intebe nk'uko uyu mupapa yabivuze kandi natwe abagabo uyu mugabo atubera isomo twige byinshi tumenye abo turi bo tumenye ko umwana wari wese umwana n'umwana kandi Imana nitanga urubyaro iyi ni Yawe TV reka mbashimire Imana ibaha umugisha turabakunda wakoze cyane nabaje kwitabanda mwakoze namwe kugira ngo bagereho kugira namwe mubashe kumfasha kugira ngo yanga guke ntabwo nari ko ndi buhagere nari ko banda narataza no kukubona naraje gusana ngiye kwigendera ariko mwakoze gutamubanguka ndabashimira na kuri TV bakoze neza abagenzi banjye